Mwiriwe neza ndetse mwaramutse neza mwe mwese mudukurikiye mu bice by'isi bitandukanye. Tubanje kubashimira umwanya mwaduhaye kugira mukurikirane ikiganiro cyacu kivuga ku nguzanyo ya Mortgage 105. Mortgage 105 ni inguzanyo igamije korohereza buri umwe wese wifuza kugura cyangwa kubaka inzu y'inzozi ze. Aho Mortgage 105 itandukanyira n'izindi nguzanyo nuko uhabwa 100% by'agaciro k'inzu ushaka kubaka, ukanarengerezwaho n'andi 5%. Aya 5% tukurengerezaho agufasha mu kwishyura ibijyanye no kubona inguzanyo, harimo kwishyura aba expert baba bakoze evaluation y'inzu wifuza, kwishyura ubwishingizi no kwishyura andi mafaranga banki ishobora kugusaba. Akarusho nuko uhabwa Visa Credit Card igufasha kuba wagura ibyo wifuza kwimukana muri yanzu yawe. Abenshi harimo abibaze se banki yatekereje gute kuri no nguzanyo ya Mortgage 105. Iyi nguzanyo mu by'ukuri yari igamije korohereza buri umwe wese no gukuraho imbogamizi abakiriya bagiye bahura nazo basaba inguzanyo mu mabanki ajyanye no kubaka cyangwa se kugura inzu z'inzozi zabo. Ubushakashatsi bugaragaza ko 54% y'abatuye umujyi wa Kigali ari abantu binjiza amafaranga ari hagati y'amadolari 38 n'amadolari 425, ari byo ibihumbi hafi 38 n'ibihumbi 425 buri kwezi by'amanyarwanda. Hanyuma 21% bakinjiza amafaranga ari hagati y'amadolari 425 n'amadolari 678, ari byo ibihumbi 425 na 678 by'amanyarwanda buri kwezi. Nka bank twaratekereje dusanga abantu benshi bari muri uru rugero bahura n'imbogamizi mu gusaba inguzanyo, aho bank zisaba 20 cyangwa 30% agomba ko yarizigamiye mbere yuko ahabwa inguzanyo. Nka bank twaratekereje dusanga iyi nguzanyo yacu ya Mortgage 105 igomba kuzakoraho zino mbogamizi abakiriya bagiye bahura nazo mu gusaba inguzanyo cyangwa mu guhabwa inguzanyo. Aho kugira ngo umuntu yishyure ubukode, ashobora guhitamo inzu y'inzozi ze agafashwa na bank mu kwishyura ya nzu. Urugero, nk'umuntu winjiza amafaranga 300 buri kwezi aba yemerewe kuba yadepansa 50% ya ya mafaranga mu gihe ari gusaba inguzanyo. Ino nguzanyo ni inguzanyo umuntu yishyura mu gihe cy'imyaka geze kuri 20. Twasanze byarorohereje abakiriya benshi baje batugana kubaha igihe kirekire mu kuba bakwishyura inguzanyo zabo. Akarusho nuko ukeneye no kwishyura mbere y'igihe wabonye amafaranga, banki irakorohereza ikagufasha mu buryo bworoshye bwo kwita wagabanya inguzanyo yawe n'aya mafaranga winjije nta kiguzi runaka unaciwe. Hari uwakwibaza ati se ino nguzanyo ihabwa abande, ninde uyemerewe? Ni inguzanyo ihabwa abanyamushahara cyangwa se abantu bakorera ibigo runaka n'abikorera ku giti cyabo. Icyo bank yibandaho nuko amafaranga umuntu yinjiza buri kwezi, bank yemera ko 50% y'amafaranga wa muntu yinjiza ari azamufasha mu kwishyura inguzanyo ye. Hari nibyo twagiye tubona ko harimo abifuza kugura cyangwa kubaka nk'inshuti cyangwa nka groupe cyangwa nk'umuryango. Bank nawe yarabatekerejeho. Icyo tubafasha nuko tureba amafaranga buri umwe yinjiza ku giti cye, ikamugenera ayo ashobora kwishyura mu myaka runaka bitewe n'ubushobozi wa muntu afite. Icyo nifuza ko mwazirikana ku nguzanyo ya Mortgage 105 nuko byoroshye kuba wabasha kubona inguzanyo yawe. Nibisaba ko wizigamira kugira ngo banke igufashe kubaka cyangwa se kugura inzu y'inzozi zawe. Nutekereza gutangira urugendo rwo kubaka cyangwa se kugura inzu, NCBA Bank niwe mufatanyabikorwa wawe wagufasha mu buryo bworoshye mu kubasha kubaka cyangwa se kugura inzu y'inzozi zawe. Wadusanga Kigali Heights Branch na Downtown, wadusanga nanone muri Kayonza na Nyabugogo. Niba wafashe urugendo rwo gusaba inguzanyo uzaza utugana, dufite abajyanama bazagufasha muri procedure yose
bakakorohereza urugendo rwo gusaba iyi nguzanyo. Twababwiye inguzanyo yacu ifata iminsi 4 ko wamaze kubona igisubizo giturutse kuri bank iyo wamaze gutanga ibisabwa byose na bank. Turabizi ko gufata icyemezo cyo kugura cyangwa se kubaka inzu y'inzozi zawe atari icyemezo cyoroshye gufata. Turahari, wazutugana tukakugira inama mu byo uzaba ukeneye byose, twagufasha muri urugendo. Dufite email twese duhuriraho abakora ino service yo gutanga iyi nguzanyo ariyo mortgage105loan@ncbagroup.com. Nuzutugana tuzakugira inama muri uru rugendo. Go for it.